Yes, reka mbahe ikaze muri aya makuru nanone y'aya masaha. Ubu tuvugana noneho iby'urugamba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi rurahindutse. Ibyari ubufatanye bivuyemo ubugambanyi. Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Neva President w'u Burundi batangiye gusubiranamo. Abiri guturuka ku kirero ni kubikoresho bivuga ko ngo byahiriye mu bubiko hariya rwose muri Bujumbura, ariko kandi Tshisekedi wakavuga ko ngo ibi bikoresho ahubwo Neva yabishimuse cyangwa se yabyibye aho kugira ngo mu byukuri biba byarahiriye mu bubiko. Ese iyi nkuru imeze ite? Ngira ngo ugomba gukurikira Mr. Seka kugira ngo usobanukirwe. Turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru naho nkubwira ko situation yamaze kuba ihinduka. Umutwe wa M23 ubu tuvugana uri gukubita utanzitse icyitwa Wazalendo, icyitwa FDLR, icyitwa FRDC. Amaguru bayabangiye ingata. Ndi kukubwiza ukuri ikiri kuba hano muri Kivu y'Amajyaruguru na Kamaramaza. Ndaza kuba byose mbikuvira imuzi n'umuzingo hamwe n'umutaramange bwana sina makosa. Ndaza kandi kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo nabwo nkubwire uko situation ihagaze. Za drone zambukaga ziturutse ku kibuga mpuzamahanga Achamarikyo Ndadaye ubu tuvugana zamaze gufatirwa icyemezo. M23 tayari yamaze gusetinga icyitwa ikoranabuhanga. Drone za kamikazi nta kintu zikivuze nanone kuri M23. Turaza kwerekeza muri territoire ya Karehe mbabwire uko situation ihagaze. Turaza kwerekeza Bukavu, turaza kwerekeza umujyi rwagati wa Uvira nkubwire ibyo abarundi bari gusubiranamo na Wazalendo. Bwana sina makosa ntanatinze nawe reka mite nkuhereza ikaze muri izi update z'aya masaha. Murakoze cyane. Hanyuma biri kuva ko ibintu byakomeye. Narindi kuvuga ko uwitwa Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Neva bamaze gusubiranamo ku rwego rukomeye. Bakaba bari gupfa ngo bimwe mu bikoresho Neva ari kumubwira ko ngo byahiriye mu bubiko hariya muri Bujumbura, ariko kandi nanone uwitwa Felix Antoine Tshisekedi wakavuga ko ngo ibi bikoresho bidashoboka ko byaba byarahiye, ahubwo uwitwa Neva yabishimuse cyangwa se yabyibye kugira ngo ajye abikoresha. Ibi bikoresho bwana sina makosa byari bikoresho nyabaki. Ese koko Neva yakora igikorwa cyo gushaka kubishimuta? Niko bimeze, niko bigenda bivugwa kugeza maginga, kuko yaba Antoine Felix Tshisekedi bitewe n'amamiliyoni y'amadolari yabashije kuba yashora muri bikoresho, dore ko harimo amadrone akiri mashyashya yaragiye gutangira gukoreshwa. Hakaba hari bisasu bigiye bitandukanye byari byarazanywe, byari biri mwaziriya amura ziri hariya nyine hafi y'ikigo cya gisirikare hariya i Bujumbura. Bigaragara ko mu by'ukuri Tshisekedi ntago ari kwumvisha uburyo ibikoresho byose yashoye aka kayabo k'amafaranga ngo bishobora kuba byaratwitswe na drone zitaramenyekana ngo niza bande, ahubwo avuga ko ari imitwe. Navuga ko Evariste Ndayishimiye ari gushaka kuba yakena kugira ngo ibikoresho abashe kuba ngo yabyibikaho, ngo akaba yarateguye agakina ko kugira ngo abasirikare be baturitse hariya kugira ngo byumvikane yuko ngo ibikoresho babiturikije. Ariko ngo Tshisekedi akaba atari kubikozwa, avuga ko Evariste Ndayishimiye agomba kwishyura ibi bikoresho ku bubi n'ubwiza bitaba ibyo inzira zikabyarana amahari. Bigaragara ko leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega muri iyi situation barimo bagenda banyuramo batari kugenda navuga bajya imbizi bitewe n'ikibazo cyabereye hariya. Bwana sina makosa abantu benshi baribaza ati se ni gute ubundi igihugu cy'u Burundi gitangaza ko amura cyangwa se ububiko bw'intwaro bwatwitswe cyangwa se habaye impanuka yo gutwikwa, ariko ntibatangaze byibuza n'abasirikare baguye muri iyi cyangwa se accident. Wakibaza bwana sina makosa aha hantu ho ntago washyiraho akabazo? Urukumbwira ngo icyamarezo ntabwo ameze neza, ongera umbwire numve. Narindi kukubwira ngo abantu benshi bari kwibaza ati ni gute igihugu cy'u Burundi gitangaza ko habaye impanuka nk'iriya y'ububiko bw'intwaro, ariko ntibavuga ko byibuza hari n'abasirikare baguyemo. Ikindi rero ngo akaba ari nacyo leta ya Kinshasa iri gushingira ivuga ati ni gute mutubwira ngo ibikoresho twasitotse aho ngaho byahiye kandi n'abasirikare banyu babiguyemo? Navuga ko n'ibingibi nyine ari imikino kumvikana abasirikare baguyemo, nibyo nyine leta ya Kinshasa itari kumvikanaho na leta y'u Burundi. Bavuga ati nta kuntu ikigo cya gisirikare cyaturitswa n'abagizi ba nabi ngo habura abasirikare baguyemo. Abandi bakavuga ko rwose abasirikare ngo bashobora kuba baraguyemo, ariko u Burundi ukaba udashaka kubitangaza. Bigaragara ko Burundi, navuga ko bari abasirikare b'u Burundi ndetse na leta ya Gitega ari bagifite navuga ukuri kw'ibi bintu. Ese koko kwaba ari ukura
kuraswa ari aduyi waharashe cyangwa se akaba ari ibintu bakinye kugira ngo ibikoresho, dore ko n'Uburundi biri mu gihugu navuga kidafite ibikoresho bihambaye bya gisirikare. Ubona ko rero kugeza amaginga ntago twakwanzura ngo n'Uburundi bwabashije kuba rwakina umukino, kuko ntabwo turabona facts zifatika, nubwo nyine leta Kinshasa igenda ivuga ati twebwe dufite facts zifatika, ati kuko bari kugaragaza abaturage bakomeretse bari hafi ya gisirikare, ariko abasirikare bo ntibagaragare, ngibi nabyo bikagaragara yuko ari impamvu ikomeye yuko Uburundi bwabiteguye. Ubwo rero sinzi ngo Uburundi bwo buraza kuba bwisobanura butanga izihe mpamvu, kuko kugeza ubu ngubu nta n'umutwe urigamba kuri iki gitero, usibye wenda nabonye urupapuro Moise Nyarugabo yandikiye Evariste Ndayishimiye amuvuga yuko ibyo bari kubona ngo ari bikeya kubigiye kuba, bigaragara ko nyine nabo bashobora hiricyo kuba ababiziho kubijyanye n'iraswa rya Bujumbura. Ku kijyanye mu by'ukuri n'iyi kese n'ubundi bwana Sinamakosa, reka nkubwire uze gukomeza ukurikire ku buryo hagize andi makuru yimbitse turi bumenye duhita tuyageza kuba dukurikira mu by'ukuri. Reka twikomereze tugaruka ahangaha mu rugamba rwagati, ariko by'umwihariko muri Kivu Amajyaruguru, muri Walikale ngo ibintu ni gatebe gatoki. M23 iri kwikora twa tuntu twayo, ngo ba basore budushoka babandi butuyuyuzo nibo bari gukora akazi mw'aya mashyamba. Yego, muri Walikale navuga ko ibintu bitameze neza, babagabo budushoka barimo baragenda bakora ibintu bidasanzwe, navuga ko bari kugenda bihaniza navuga FARDC muri ibi bice nyuma y'uko ibifaru bikomeje kugenda biri gutwikwa. Nkavuga ko ibice bimwe na bimwe biri kugenda navuga biri kuraswamo, ndetse n'ama amura bari kugenda babikamo ibikoresho batangiye kugenda bayabikuramo, bitewe nuko bamaze kubona ko Walikale situation itameze neza. Biragaragara ko ahangaha FARDC ikomeje kugenda navuga igambanirwa, reka mbyite kugambanirwa, kuko nk'ubu ngubu n'ubundi hari ibirindiro n'ubundi M23 imaze kuba isenya muri aya masaha navuga y'igicamunsi anga muri territoire ya Walikale. Navuga yuko n'ubundi M23 ikomeje kugenda ikora udushya muri territoire ya Walikale, bitewe nuko yamaze kuba itegura imipangu yayo, yamaze kubitegura ibintu byayo ku murongo, byakomeje gutuma rero FARDC n'ubundi ahangaha sinzi ngiraza kuba ikizwa n'iki, kuko n'ubundi ahangaha muri territoire ya Walikale biragaragara ko n'abaturage bamaze kuba ngo hari uruhande bari kumwe narwo, ndavuga ku ruhande rwa M23, ngo bitewe nuko ngo ari bari gutanga amakuru cyane, kuko ngo Wazalendo ndetse na FARDC bari babangamiye ahangaha, ngo babakoreshaga navuga imirimo gucukura amabuye y'agaciro, nyamara ngo ntibanabahembe, ngo byatumye ngo abaturage nabo hari ababona M23 barishima cyane, bavuga ko bari bameze nk'abakoroni hano muri territoire ya Walikale. Bigaragara ko muri territoire ya Walikale muri access zigiye zitandukanye naho ntabwo ibintu gifashe neza kugeza amaginga ya aho n'ubundi urugamba rukimeze nabi. Ku ruhande rw'abasirikare ba Felix Antoine Tshisekedi, biri kuvuga ko ngo abahatakarije ubuzima ari benshi. Bwana Sinamakosa, ku kijyanye na report research majority cyangwa se amo and casualties report, byo bihagaze bite mw'aya masaha? Mwaya masaha navuga yuko ibintu bitameze neza, navuga ko ibintu bitameze neza, kuko urabona yuko yaba ari FARDC ikomeje kugenda itakaza abasirikare benshi cyane ahanga muri territoire ya Walikale. Aho territoire ya Walikale rero n'ubundi abasirikare ba FARDC agenda tubwira ko muri iyi ntambara yabaye muri aya masaha y'igicamunsi ndetse no yabaye mu masaha ya mu gitoro, batubwira ko abasirikare ba FARDC ngo abamaze kuba bakomerekera ngo ari benshi cyane, imibare ikomeje kugenda yiyongera. Nagiye mbona bari kuvuga ngo ko bari shobora kuba bari hagati ya 27 ndetse na 31. Bigaragara ko mu by'ukuri intambara ni intambara iri kubamo amakajorite menshi, kandi noneho bikaba bibi, kuko muri territoire ya Walikale navuga yuko nta bitaro ahanga bari kurwanira, nta bitaro bihari ku buryo bashobora wenda kuba bakwitabazwa babajyana kwa muganga byihuse. Hariho bari kugenda bagwa mu nzira, bitewe nuko bari kuba bakomeretse bikomeye cyane, ntibabashe kuba bakomereza urugendo ngo bagere za Rubutu. Byatumye rero n'abari kugwa ku mirongo y'urugamba ntabwo ari gukurwa navuga ku misozi aho barasiwe, urukona ko n'abari kugenda babata hirya no hino, ubona ko naho kugira ngo umenye imibare ya nyayo muri iri shyamba byaba kwifashisha abaturage bari hari bari kugenda
navuga babikurikirana ndetse na za Croix Rouge zamaze kuba zinjira hariya zigenda navuga zireba izo mirambo yagiye isigara ku gasozi ubona ko urugamba n'ubundi ngo rukomeje kugenda rugwamo benshi. Ngira ngo abasirikare ba FARDC cyangwa se b'igisirikare cya Felix Antoine Tshisekedi biri kuva ko ngo bari kuyoboka iz'abapfumu n'abarozi kugira ngo barebe ko bahangana na M23 ariko bamwe mu bayobozi ba leta ya Kinshasa batangiye kwikoma imikorere y'iki gisirikare cya leta ya Kinshasa bavuga ko ibijyanye n'amarozi n'abapfumu ntacyo biri buze kubafasha kubijyanye n'urugamba. Bwana Sina makosa wo gukurikira ibyaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibijyanye n'imyemerere ndetse n'imyizere y'amarozi ubundi bisanzwe bikora. Hano ubona ko iki gihugu cya Kongo bijyanye n'amarozi bisanzwe bikora cyane basanzwe bagira iyi myemerere yabo. Ubona ko n'ubundi iyi myemerere ya cyane yagizanwa n'abasirikare bazwi nka wazarendo ariko zibarizwa mu mutwe wa mayimayi. Ubona ko aribo bagiraga imyizerere cyane y'amarozi ariko twakwinjira mu bijyanye n'igisirikare bakatubwira yuko ku marozi ntabwo ibijyanye n'igisirikare bikora cyane. Ubusanga rero ko n'ubundi aba bapfumu bakomeje kugenda baragura kamvuge baragurira FARDC baragurira abazarendo baragurira abafatanyabikorwa ba FARDC navuga ko bagiye babashuka cyane kuko urabizi ko hari benshi mbere yuko Goma itarafatwa bavugaga ko Goma itazigera ifatwa ngo abahanuzi cyangwa se abantu bagenda babwira ibijyanye n'ubupfumu ukabona ko nyine hari ibintu nyine biri aho ngaho bidafite fact kandi koko ibyo bagiye bavuga byose nta na kimwe kigeze kigerwaho. Ubona koko n'ubundi kwizerera muri ibintu navuga yuko babyizereramo cyane ariko twe twajya kuri field cyangwa se aho bibera tugasanga bihabanye n'ibyo babijeje abarwanyi ba FARDC ndetse na leta ya Kinshasa. Reka tubareke bahere muri ibyo ngibyo by'amarozi uko byagenda kose intarira bagarika. Reka twikomereze twerekeze muri Masisi. Masisi biri kuvuga ko FDLR yari yahagize indiri ariko ubu tuvugana ngo M23 yatangiye kugenda mu by'ukuri igaragariza abaturage ko noneho FDLR bamaze kuzihereza ibyazo. Bwana Sina makosa guhera mu masaha mu gitondo watubwiraga ko situation nayo yazindutse ari chambarde kugeza magingo ajya bihagaze bite ese kubijyana na report ya risasi na magiro bimeze bite ese kubijyana na ba komanda ba wazarendo ndetse na FDL byo bihagaze bite amakuru yabo muri Masisi? Navuga ko kugeza maginga n'ubundi urugamba rwo ruracyakomeye ntabwo rwigeze ruhagarara cyangwa se tuvuge ngo rwigeze rutuza n'ubundi baracyari kurasana bikomeye cyane haracyabamo guhangana gukomeye. Uracyabona ko yaba ari FARDC ndetse n'izi wazarendo ndetse n'izi FDLR baracyakomeje kurwana ahangaha rwose za Miyanje baracyakomeje kugenda barwana usibye ko bamaze kuba bakura ahangaha Miyanje babagejeje aho bita Ruhinzi. Ahangaha muri Ruhinzi niho bari kurwanira cyane bagira ngo baberekeze hasi nyine. Ubona ko bigaragara ko FARDC ikomeje kugenda icika intege bikomeye cyane kuko iri gukorashwa bihambaye muri Ruhinzi. Rero n'ubundi ngo abaturage shibye kugenda bari kurashwa nyine bitewe nuko FARDC cyangwa se n'abazarendo yewe na n'izi FDLR bari kugenda barasa avegrema cyangwa se kurasa buhumyi bari kujya bagenda batama bomba aho babonye hose nta kumanza batagetinga cyangwa se ngo bamanzi bareba ikirere bari burasemo gishobora kuba kirimo aho bahanganye nabo. Ibi byo kugenda bari kurasa cyane aho babonye hose muri Ruhinzi ngo byatumye harimo n'abaturage benshi bagenda bakomerekera muri imirwano ariko abaturage bakavuga ko bari gushimira cyane M23 kuba babakuye muri Hembe bakabamanura Miyanja bakabagejeje za Ruhinzi ngo bafite icyizere ko bashobora mu masaha ari imbere cyangwa se no ku munsi w'ejo bashobora kuba babagejeje kuri abaturage noneho batabashije kuba bakomereka cyangwa se ngo basige ubuzima muri imirwano bakaba bakongera kuba batuza bakacungirwa n'umutekano. Ahangaha muri Ruhinzi n'ubundi isasu iracyavuze ubu ntabwo turamenya ikijyanye na report ya risasi na majiro kuko intambara iracyakomeje cyane usibye nyine babande barashwe bagasigara mu mayira cyangwa se bakabasha kuba ari abaturage ariko tubyati hari ahantu runaka manyuze ndahanyuze nsanga ari umusirikare wahagwe wa FARDC nagize nsanga ari wahakomerekeye ariko nta mibare yizewe turabona ku buryo twaza tuvuga ngo imibare ni ginigi ku buryo twabwira abakunzi bacu yuko imibare nyayo ari abangaba bamaze ko bagwa ku rugamba cyangwa se bahakomerekeye kuko urugamba rwo ruracyakomeje. Urugamba ruracyakomeje bwana Sina makosa mu by'ukuri kuko naha imbere yanjye mpafite inkuru AFC M23 yamaze guhamya Kongo ibikorwa byayo bya gisirikare bidashobora gusubira inyuma ubwo bitandukanye na babandi bavuga ngo
M23 ishobora gutsindwa, ishobora gusubira inyuma, abandi bakabihuza ngo no kuba ngo igihugu cy'u Rwanda kiri gusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaganiriye n'ikinyamakuru Jeune Afrique ahamya neza ko badashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe mu by'ukuri igihugu kigambye kubatera, igihugu gishyigikiye FDLR ishaka kugaba ibitero no guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ngo nta na rimwe ibyo bintu bishobora kuzabaho. Kugeza amagingo ya rero bwana Colonel Nanga nawe umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo yatangaje ko ngo ibikorwa by'iri huriro rya gisirikare bidashobora gusubira inyuma, ngo kandi ko batazigera bakurwaho cyangwa se ngo bahagarikwe ku ngamba zabo. Ndetse yavuze ko ngo kuva batangira Bunagana ngo uyu munsi bakaba bari Goma ndetse na Bukavu, ngo bari hafi ya Manyema, ngo kugeza amagingo bashobora gukora igishoboka cyose kandi bifuza, ngo kuko n'ubundi abari kuvuga bavugira aho bari barakubiswe muri ibice byose. Bwana sina makosa ukurikije uko urugamba ruhagaze, ubona umutwe wa M23 uri mu ntego yo kwa divasinga bajya imbere cyangwa bari gusubizwa inyuma? Ntago navuga ko ari gusubizwa inyuma, kuko kugeza amagingo nta gace baramburwa, kandi urabona ko target yabo no gukomeza kugenda bari kwa accelerate ndetse bafata n'ibindi bice biri batari bageramo. Kuko ugeranye ukareba ko situation imeze kugeza amagingo, urabona ko M23 ntabwo yigeze ihwema kugenda igaragariza amahanga yuko ibyirwanira ari ibintu bifatika kandi ari ibintu byakagombye kuba byubahirizwa. Rero kuvuga ngo irasubira inyuma cyangwa se irasubizwa inyuma, nta mbaraga tubona zife FARDC yagize zo kuba zayisubiza inyuma, kuko turabona ko iyo bari muri territoire ya Lubero, iyo bari territoire ya Walikale, iyo ari haraza Minembwe, iyo muri access zigiye zitandukanye zirimo imirwano, turabona ko bagiye bagabwaho ibitero hose icyarimwe kugira ngo barebe ko nibura babarusha imbaraga. Ariko ukabona ko n'ubundi M23 uko bari bameze nani ko bakimeze, urabona ko imbaraga ziracyari hari, ahubwo zigenda ziyongera kurusha uko batangiye, ku buryo kuvuga ngo urabasubiza inyuma byo ntabwo mbibona, cyangwa se wenda ngo baraza kuba badohoka mu ngamba zabo, byo sindi kubibona. Reka twikomereze twigire muri territoire ya Lubero naho ngo umuriro watse. M23 yaciye agasuzuguro ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru ahamya ko ngo zari ziri kwa divasinga zegera imbere kuva umutwe wa M23 warekura uduce tumwe na tumwe twaha muri Lubero. Bwana sina makosa kugeza amagingo ya mwaya masaha y'igicamunsi bihagaze biti by'uru rugamba rwa Lubero? Kugeza amaginga ya muri za Lubero bita Gasindi niho navuga hakiri kumvikana amasasu menshi cyane. Ikasindi na ahantu navuga hakomeye cyane, kuko M23 mu hantu yafashe hayigoye cyangwa se hayitwaye imbaraga nyinshi. Tugafata za Kirumba, ni mu zindi axe nazo zigiye zitandukanye ziri muri territoire navuga ya Lubero. Anga rero n'ubundi urabona ko FARDC ikomeje kurashwaho n'umundi musubirizo, ntabwo yigeze navuga igira kidasanzwe iza gukora, kuko abantu benshi bari biteze yuko hari ikintu bashobora kuba baza gukora, tukabona hariho gutungurwa wenda ku ruhande rwa M23 batsinga urugamba cyangwa se wenda basubizwa inyuma. Ariko n'ubundi urugamba ruracyakomeje kandi urabona ko M23 ikomeje kugenda inahamagara umusada kugira ngo bakomeze kugenda bapushinga bareba ko basunika FARDC ndetse n'abambari bayo. Territoire ya Lubero n'ubundi ntabwo navuga ko ari kirahinduka, nta kirahinduka, kuko usibye nyine urugamba ko gikomeje kugenda rwumvikana ndetse n'imbunda ziremeye zikomeje kugenda zifashishwa. Ariko kugeza ubu ntabwo FARDC iragira ikigaragaza gishoboka ku buryo yagirirwa icyizere cyangwa se tuvuge ngo hari ikintu yakoze nibura cyatuma abaturage bavuga ngo none ibintu byahindutse. Urabona ko situation iracyari kwa kundi n'umundi M23 iracyakomeje kubihanangiriza muri territoire ya Lubero, ndetse n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bari gucika n'urugamba ari benshi cyane, kuko nk'ubu ngubu tuvugana baratugira ko mu nyongero za Kirumba hari abasirikare bagera muri 62 bamaze kuba biripotinga mu mutwe wa M23 inyuma y'uko babonye yuko bari guhatwa kujya ku mirongo y'urugamba, nyamara babona ko n'urugamba ntarwo bari butsinde. Byatumye rero n'umundi muri FARDC avuga ati nubwo turi kurwana ariko biragaragara ko uyu mutwe wamaze kuba wiga intambara neza cyane, babifite muri systeme zabo ku buryo ki gupfa kubahangara byagorana. Ngira ngo wenda mbere yuko twerekeza hano za Karehe ndetse na Minembwe yewe no muri Pendo Ruzizi, reka tubanze turebe bwana sina makosa wenda usibye kuba uri butwinjize muri Rutshuru, ndagira ngo uhite utubwira n'izindi nandi makuru yari yose ari muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo duhite tubona twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo.
Yes, reka tukiri muri Kivu y'amajyaruguru n'ubundi reka tubwire ko ahanga muri Mpeti hongeye kumvikana urufaya rw'amasasu menshi cyane. Ni force n'ubundi zaturutse pinga ziza n'ubundi kuhangana n'umutwe wa M23. Ahanga rero muri Mpeti naho amasasu yongeye kumvikana ari menshi cyane nyuma yuko FRDC yari ifite ubwoba cyangwa se itari kuryama ahanga muri pinga ngisinzire bitewe no ko bari bafite amakuru ko mu isaha n'isaha cyangwa se batazi umunsi cyangwa igihe M23 ishobora kuba accelerate kajya kuba yarasa ahanga pinga. FRDC rero n'umundi yongeye kugaba ibindi bitero noneho birangajwe imbere navuga n'ibifaru ndetse n'ibibunda birasa mu ntera ndende ariko n'ubundi n'abasirikare barasa navuga ku mirongo y'urugamba babandi barashisha intwaro ntoya nabo bakaba bari bahari. Byamaze ko bigaragara ko ahanga muri Mpeti n'ubundi ntabwo situation imeze neza n'ubundi irufaya rw'amasasu rukumvikana ku bwinshi cyane. Abaturage benshi cyane bamaze ko bavaye bari kuza za Karembe ndetse na za Gashuga. Bigaragara kanga n'ubundi situation itari buze kuba yoroha mu gihe FRDC yaza kuba irushwa imbaraga sinzi M23 iraza kubituriza kuko abanyepinga nabari kubatese mu gihe M23 iraza gusunika FRDC ko bashobora kuba baturiza muri pinga dore ko atari ibirometero byinshi cyane. Ubona ko no muri pinga harimo alerte kabisa ubona ko nabo nubwo bari kurwanira mu nkengero zayo ariko n'ubundi ntabwo bizeye umutekano 100%. Ni mu gihe muri territoire ya Rutshuru naho operation ZAKAMEJEJE naho ziracyakomeje abafidele babiri muri aya masaha nyuma ya operation twababye mu gitondo ngo bamaze kuba nabo bacakirwa aho bari kugenda bakurwamo amakuru bavuga ko nyine hariho nabandi bagiye batoroka ndetse bari mu zindi access ziri mu nkengero za Kanyangiri aho operation n'ubundi ikomeje bari kubahigisha uruhindu kugira ngo barebe ko n'ubundi iyi territoire ya Rutshuru bayikoramo amasuku kugira ngo ibintu bigende neza. Muri rusange urabona ko muri territoire ya Rutshuru naho amasuku ari kugenda akorwa. Ubona ko Kivu y'amajyaruguru yose bari kugenda bagerageza kuba bahiga izi nsore za Bazarendo ndetse n'abasirikare ba FRDC bagiye bayihishamo yewe FDL zikomeje kugenda ziteza umutekano muke muri rusange. Aha, ngira ngo rero nshuti bakunzi mukurikira Mr. Sekareka nizere ko mukimeze neza kabisa. Twerekeze muri Kivu amajyepfo. Ubwo Kivu amajyaruguru nuko nguko bihagaze. Icyo musabwa nta kindi nkandira kuri like niba utari wakanda kuri like rwose urumva ko inkunga yawe sindayakira ariko gukanda kuri like biradufasha kuba amakuru ari bugere kure. Ikindi kandi duhabwe recommendation na YouTube. Sibyo gusa kandi reba neza ko amaze gukanda kwako kantu k'inzogera subscribe yo sibyo nkubwiriza ariko ako kantu k'inzogera ukiteho kugira ngo ujye uhita ubonera amakuru ku gihe mu gihe turekuye amakuru yacu. Hari abatarama mudukurikira muherereye ibwota amasimbi abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari Canada bari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birumvikana mwese tuba twabahaye karibu sana cyane muri izi update z'aya masaha. Areka kandi mpereze nanone indi karibu sana abantu mudukurikiye muherereye mu bihugu bya Afrika Kenya Tanzania Uganda Republika Demokarasi ya Kongo Zambia Zimbabwe Malawi Mozambique n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ntibagiwe igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko intara enye zikigize hiyongemo n'umujyi wa Kigali. Abatarama kabisa bari ahantu bita ku Gisozi mwese mbahaye jambo sana cyane. Mwigaragaze abari mu mujyi wa Kigali ese mudukurikiye muherereye hehe andika muri comment. Hanyuma rero bwana sina makosa reka twikomereze muri territoire ya Karehe muri Kivu amajyepfo ahitwa Rumbishi ngo abaturage barimo bararirimba M23 bayishimira kuba yabakijije icyitwa Wazareno ndetse n'abasirikare bandi bari barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari barimo babakorera ibyamfurambi. Yego ahanga muri territoire ya Karehe by'umwariko ahanga muri navuga muri Rumbishi ni hafi neza n'umupaka wa territoire ya Karehe ndetse na territoire ya Masisi kuko urebye Rumbishi iri muri Karehe ariko ikaba iri hafi y'umupaka wa territoire ya Masisi. Nubundi nabo bararirimba M23 bitewe nuko basa nkaho bari bamaze iminsi nabo bagabwaho ibitero umunsi ku munsi nayuko FRDC yavaga epfo rwose za Ziraro bakazamuka ari benshi cyane bakagaba ibitero ku mutwe M23. Abaturage rero bari bamaze igihe rwose kigiye kuzura umwaka urenga batumva amasasu bitewe nuko nyine bari bamaze kwizera ko M23 angaha ifite navuga force zikomeye cyane ndetse ko FRDC bayihabije yamaze kuba igera kure. Ariko baje gutungurwa nyine no kubona FRDC yongera kugaruka ndetse n'abazarendo ndetse bakagaba ibitero ahanga mu nkengero za Rumbishi yewe bakiga bahirya
za Cyambombo naho dore ko atari kure cyane byatumye abaturage bongera kugira wakikango muri bo ariko ubu ngubu barimo barashimira cyane umutwe wa M23 kuko ubu ngubu ukomeje kugenda wirukankana abasirikari ba FARDC ndetse n'abazarindo aho ubu ngubu muri territoire ya Karehe by'umwihariko muri Rumbishi urujya n'uruza rw'abantu rwongeye kuba rukomeza ndetse ubona ko abaturage barimo batembera none nta kibazo ubona ko umutekano ari wose ni mu gihe nyamara muri iyi minsi twari tumaze iminsi tuvuga intambara iri kuhabera ariko n'ubundi hakaba hariho n'abaturage bari mu biriyo nyine bijyanye n'abaturage babashije kuba basiga ubuzima muri iyi mirwano yari maze iminsi iri kubera ahangaha ariko kugeza kuri ubu mu gihe M23 imaze kugenda igeza kure abasirikare ba Wazalendo ndetse na FARDC abaturage baravuga ko ubuzima bwongeye kuba bugaruka muri rusange. Reka twihanganisha abo baturage babuza babo muri rusange ahangaha muri ibice bya Rumbishi n'ubundi M23 ko byagenda kose nizera kiri bugende ibitunganya neza. Twikomereze bwana sina makosa muri Prendo Ruzizi aha bivugwa ko naho ngo hari cyitwa ikotaniro cyangwa se urugamba rukomeye bitewe nuko ariyo nzira yoroshye ngo M23 ishobora gukoresha yinjira Uvira. Ku rundi ruhande ariko bikavuga ko M23 yamaze guhanura drone ya kamikaze yari yoherejwe za Runingu ngo yarigamije gutwika ibifaru bya M23 ariko ikubitwa inshuro itari yanagenda byibuza na metero 600 hejuru y'abari bayirashe. Nanga muri za Runingu n'ubundi ntabwo FARDC irava kwizima kuko nyuma yuko babonye ko M23 nta bushobozi bafite bwo kuyaka ibice bakabona ko Uvira ya M23 yakuwemo n'igitutu cy'amahanga batayikuyemo ku imbaraga za gisirikare n'ubundi bavuga ko kuba hari hafi M23 ikomeje kugenda ihaba cyangwa se ikomeza kugenda ihakontorora badafite umutekano uri safe ndetse bakabazi ko hari n'ibikoresho bya gisirikare bihari bya M23 ahana Runingu rero n'ubundi baragenda bareba aho ibirindo bya M23 biri bakagenda bahagaba ibitero umunsi ku munsi ariko n'ubundi ukabona ko M23 ikomeje kugenda ibyitwaramo neza ndetse iri guhanura n'aya madrone iyi drone ikaba ya gatatu mu gihe n'ubundi ahangaha za Minembwe bari bahanuye izindi zigera kuri 2 ku munsi w'ejo bigaragara ko mu by'ukuri M23 ikomeje kugenda nayo iba maso ikomeje kugenda ihangana n'ibitero FARDC kugenda igaba kuko nayo yiteguye korega isa ishobora kuba yakongera gusubizwa mu mujyi wa Uvira mu gihe commanders y'urugamba ubwo ni mugaba w'ingabo navuga za M23 General Sultan Makenga yaramuka yongeye kubahereza amabwiriza yo kwinjira muri Uvira bidasubirwaho dushaka kuba twakongera kubona tena binjiramo tukongera kubona tena urugamba rwongera kuba iberenge urana ko FARDC rero kugira ngo ibyo byose ise nkaho ibikavaringa urabona ko iri kugenda igaba ibitero mu nkengero za Uvira by'umwihariko angaza Runingu ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Mu masaha y'igitondo agace ka Minembwe byasaga nkaho M23 ya borotse ikirere ku buryo za drone zitarashe kugeza magingo aho bimeze bite nta cyari cyahinduka kugeza magingo nta cyari cyahinduka n'ubundi turacyagenda dukurikirana kimwe ku kindi kugira ngo turebe yuko hari igishobora kwa cyahinduka kuko amakuru yose tutagenda tuyabakurikiranira hagize iginduka naho dushaka twababwira muri rusange. Hanyuma bwana sina makosa rero nyemerera tugane ku musozo nimba nta yandi makuru wenda twaba tugiye tutabwiye abakunzi bacu wanyemera nkagusezera. Asante sana. Asante. Yes, ngira ngo mwabyumvishe rero uwo ni sina makosa uherereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba imirwano ikomeye cyane yanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa. N'ubundi amakuru yacu murabizi ko abari akagaruka na mukanya turi buze kugaruka tubagezaho andi ari buze kuba agezweho muri rusange. Nanjye nabashimira tukongera tukaza gusubira mu makuru akurikira. Ubu noneho igisubizo cyabonetse si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa Tradition Chinese Medicine hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.
dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge unyuze mu muhanda werekeza kuri hoteli Okapi neza neza turegeranye uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 2. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health Care, ubuzima bwanyu inshingano zacu.